wakuzura umwuka wera ngo buri imbuto z'umwuka wera. Niba wuzura umwuka wera ariko ukaba udafite imbuto z'umwuka wera, uwo mwuka wera si uw'Imana, uwo ni uw'abadayimoni. Imana itugiriye neza. Niba uri umuhanuzi ukaba nta mbuto z'abahanuzi z'abana b'Imana, ukaba ntazo ugira, uwo mwuka ukurimo ni uw'abadayimoni mu izina rya Yesu. Reka nkubwire, niba nta rukundo ugira witwa ngo uri umukozi w'Imana. Niba nta rukundo ugira urimo abadayimoni, urimo abazimu benshi, ahubwo urimo abadayimoni benshi. Niba ugira amagambo witwa ngo warakijijwe urimo abadayimoni. Niba usebya bene so urimo abadayimoni. Ibyo urabikora Imana ikakwihorera, ariko igiye kwimanukira. Rero yarambwiye ngo nze mbwira abantu bitegura inkota yayo. Iramanutse, inkota y'Uwiteka iramanutse, kandi imanuwe nta kindi kiyimanuye. Imanuwe no guhora inzigo, imanuwe no kunywa amaraso y'inkota. Uwiteka Nyiringabo aje guhora maraso yabera, aje guhorera maraso y'abana b'Imana, abo warenganyije, abo wahemukiye, abo wagiriye nabi. Uwiteka aje kubahorera abana b'Imana amaraso yabo, maraso yabera, abo wagiriye nabi, inda wakuyemo, abana wishe, abo waroze kandi witwa ngo urasenga, sibyo? Ingo z'abandi wasenye, ibyo byose Uwiteka warabikoze ugira ngo waramuhejeje, ariko aje kubishyira ku mugaragaro. Imana irangije irambwira ngo hari abantu bamaze igihe batwikiriye, ariko Imana ije kubatwikurura. Muzabirebesha amaso yanyu, ibingibi muzabibona. Wowe unkurikiye wumva ibyo mvuga, ibingibi uzabibona. Reka nkubwire, ubaye mu rusengero ariko urubayemo buhumyi, ubaye mu murimo w'Imana ariko urimo nk'impumyi, umeze nk'intama igiye kubagwa. Imana itugirire neza. Ntabwo uzi igipfa n'igikira, ntushaka guhinduka, ntushaka kuba icyaremwe gishya. Urarara usinze mu gitondo ukazindukira mu rusengero, wakwirinze ibikumarira inkweto. Imana y'amahoro itugirire neza. Mesa kamwe uhitemo uba umupagani cyangwa ukizwe. Urarara usambana mu gitondo ukajya ku ruhimbo ukaririmba. Hari ibintu bitavangwa. Uyu murimo ntabwo wawuvanga n'ubusambanyi ngo bikunde. Uyu murimo ntabwo wawuvanga no kunywa icupa ngo bikunde. Ntabwo byavamo. Hitamo mesa kamwe, uhitemo werezwe uyu murimo, uhitemo gukorera Imana, uhitemo kubana n'Imana, uhitemo kugendana n'Imana. Uratanga amafaranga yo kugambanira abandi, ariko ugashaka ngo Imana ikugirire neza, ntayo uzabona. Imana y'amahoro itugirire neza. Wicara mu nama z'abagambanyi, utegura inama zo kugirira n'aba bandi. Utegura amagambo yawe, ururimi rwawe n'inkota ityaye wicisha abantu. Ntabyo Imana y'amahoro izaguhana. Ntabwo uzarokoka. Inkota y'Uwiteka ntabwo uzayirokoka. Iyi nkota nta muntu uzayirokoka, yitwa ko yagomeye Imana. Uwagomye wese Uwiteka aje gutwikwa mu rusengero. Nyamara bararirimba, baratendereza. Iyo bahogoza bazamura amajwi baririmba, baba we ubumvishe baririmba, wagira ngo kabaye, wagira ngo ni marayika wamanutse. Ariko urebye mu mutima ni amasega aryana. Buzuye abadayimoni, buzuye imbaraga z'umwijima. Abo ngabo bishe benshi, barimbuye benshi, kandi bahemukiye benshi. Rero ndagira ngo mvugane nawe, wewe wumva ururimi mvuga, uri umunyarwanda, uri umurundi, aho uherereye hose, ubu buhanuzi burakureba. Ubu umunyarwanda, ubu umurundi, ubu buhanuzi burabareba. Mube maso musenge, kandi musengeshe umwuka iteka. Ndetse baza Imana neza, uyibaza uti, ese Mana, amazina yanjye yanditswe mu gitabo cy'ubugingo? Ndagira ngo mvugane nawe unkurikiye. Nshaka kubona umubare munini w'abantu benshi bankurikiye. Manuka ujye muri komente wandike ngo Mana, ngiyewe kanaka ndagusabye, izina ryanjye ryandike mu gitabo cy'ubugingo. Ingingo umwami Imana usenga iri sengesho. Jya muri komente wandike muti, Mana, yandika izina ryanjye mu gitabo cy'ubugingo. Jyamo, ndashaka kubona umubare munini w'abantu benshi bankurikiye. Bajya muri komente bakandikamo ngo Mana, andika amazina yanjye mu gitabo cy'ubugingo. Nta kintu wumvamo, nta kintu urimo utoramo. Abantu barajya mu masengesho y'iminsi 3 bakagaruka uko bayagiyemo, bakajya mu 7 bakagaruka uko bayagiyemo, bakajya muri 40 bakagaruka barabaye abapagane kurushaho. Ariko nyamara amasengesho yagakwiriye gutuma tugwiza imbaraga. Imana itugirire neza. Bundi akenshi amasengesho ntakuraho ibigeragezo, ahubwo amasengesho adufasha kugwiza imbaraga. Imana itugirire neza. Ariko wansobanurira gute uburyo abantu bajya mu masengesho y'iminsi 40 bakayavamo
nta n'umwe wuzuye umwuka wera. Ni gute abantu basigaye baba mu materaniro guhera mu gitondo kugera nimugoroba bakarinda bataha nta muntu ubatijwe mu mwuka wera? Ni ukuri Imana y'amahoro idutabara, Imana y'amahoro itugirire neza. Ugasanga muri iki gihe nk'iki usanga hagwiriye abahanuzi utamenya ngo baturutse hehe. Usanga umuntu akubwira ni umuhanuzi, ariko wamubaza ngo umubyeyi wawe wo mu mwuka n'uwowe, ntamukubwire pe, ntagusobanurire ngo byagenze gute. Ugasanga umuntu aravuga indi, igihugu cyabo kizasinda amaraso n'umukungugu w'iwabo uzabyibushywa n'ibinure, kuko uwo munsi ari uwo guhora k'Uwiteka n'umwaka wo kubitura inabi bagiriye. Rero hari abantu babaho ugasanga mu buzima bwa buri munsi uragaragara nk'umuntu uriho ariko nyirizina utariho. Iyo ugiye kureba neza usanga hari abantu bitwa ko bariho ariko batariho. Bibiliya yibavuga neza ngo bagaragara ko bariho ariko ari intumbi. Hari abantu bagenda ukabona ari imirambo yigendera, iyo ubareba fizikali ubona ari bazima, ariko iyo urebye mu buryo bw'umwuka ubona ari intumbi. Ugasanga mu rusengero uramubona yigisha aravuga ubutumwa, ariko wajya umurebye urabona ameze neza fizikali, ariko ugiye mu buryo bw'umwuka yapfuye kera. Imana itugirire neza. Ugasanga yarapfuye, ugasanga rimwe na rimwe arimo aranukira n'ababwiriza. Reka nkubwire, umuntu wapfuye ibimenyetso bigaragaza yuko umuntu yapfuye. Burya iyo umuntu yapfuye atangira guteza umuraba abo bakorana umurimo w'Imana. Burya iyo atangiye guteza umuraba aba yanutse. Imana itugirire neza. Usanga atangiye kuzana amagambo muri korari, uwo ngo yapfuye kera, uwo ni umupfu, ni umurambo ugenda, wimutindaho, wivuga ngo yagucumuje. None se nyine ikindi umupfu yakora ni iki? Haragucumuza nyine. Ugasanga umuntu yapfuye kera, ugasanga umuntu si muzima nubwo. Dore aba bantu akenshi iyo uvuze ku bijyanye n'ibyaha byabo, iyo uvuze ku bijyanye no kudakizwa kwabo, akenshi usanga aba bantu bararakara. Aba bantu ugasanga bakubwira ngo ese ngo nta bindi mwagakwiriye kuba. Yesu ashimwe. Reka ngusuhuze nanone nkwifurize amahoro y'Imana ugarutse kubana natwe. Reka nkubwire ngo igitondo cyiza niba uherereye ari mu gitondo, nkubwire ngo umugoroba mwiza niba uherereye ari nimugoroba, biterwa naho uri. Imana y'amahoro iguha umugisha. Ndagarutse rero muri ya saha ya gihanuzi. Imana y'amahoro itugirire neza. Nkuzaniye ubuhanuzi bwihutirwa cyane kano kanya. Imana y'amahoro itugirire neza. Ngiye rero ndi Prophet Emma. Imana iguha umugisha niba waramaze gukora subscribe kuri iyi channel. Reka ngusabe nkwinginga nutangira kino kiganiro wihangane uze kugisoza. Imana y'amahoro itugirire neza. Hari abantu benshi bakunda kurebaho ikiganiro, rimwe na rimwe ukareba titire ugahita wirukira muri comment ukandika, ariko utabanje kumva icyari kigenderewe n'umurongo nyamukuru w'icyashakaga kuvugwa. Rero wihangane iki kiganiro kirangize, nanjye ntabwo ndi bukurambire, kandi nzi neza kuri bukuremo inyigisho, kandi uri bukuremo imbuzi ikiri bugufashe, kuko turi mu bihe bigoye, ibihe biruhije. Abantu ntago babizi, abantu ntibabizi. Abantu benshi Bibiliya yibivuga neza, iravuga ngo mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya, ubwo abantu bazaba bikunda, abantu bazaba birarira, abantu bazaba bibona, abantu bazaba bishyira hejuru, abantu bazaba badashaka kumva. Ariko ndagira ngo nkubwire, ukunda Imana niwe umenywa nayo. Numenya Imana ukayikunda, nayo izagukunda. Kandi Imana nuyiha umwanya, nayo izaguha umwanya. Kuko ijambo rivuga ngo abanjye ndabazi, bariho ikimenyetso. Icyo kimenyetso ni icy'amaraso namennye ku musaraba. Hahirwa abayoborwa n'umwuka n'abasigiye. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero ukunda Imana niwe umenywa nayo. Nukunda Imana nawe izakumenya. Imana y'amahoro itugirire neza. Ikintu Imana igushakaho nuko ukora imirimo, ukora imirimo ikwiriye, nuko wera imbuto zikwiriye abihannye. Imana y'amahoro itugirire neza. Dore ikintu gituma Imana ihimbazwa, ni igihe habonetse umuntu umwe akihana akava mu byaha. Nicyo gituma Imana ihimbazwa. Rero kuba ndi profete si igitangaza, kuba ndi apostle si igitangaza, kuko ibyo ngibyo hari n'abasinzi babyitwa, hari abajura babyitwa. Ikidutandukanya n'abandi nuko tuvuga iby'Imana ishaka, nuko tuvuga ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Dore misiyo Yesu yaduhaye.
ngo mugende mu mahanga yose mubwirize abantu ubutumwa bwiza, abemera muzababatize mu izina rya Yesu Kristo. Rero natwe turi hano kugira ngo tubwirize abantu ubutumwa bwiza. Imana y'amahoro itugire neza, tubabwirize ubutumwa bwiza, tubabwire gukomera, ariko nanone tubabwire ko Yesu aje, igihe kirageze Yesu akaza gutwara itorero. Ariko ndagira ngo nkwibutse wa munyamasengesho we, nkwibutse wowe uba mu rusengero, wowe uba muri korari, wowe uri umudiyakoni, icyo ukora icyo ari cyo cyose, ariko ndagira ngo nkwibutse ko nubwo Yesu atinze, urupfu rwo rudatinze, urupfu rwo ntirutinze. Imana rero intumye kubwira abantu, mbabwire ngo nibave mu bitotsi. Imana intumye kubabwira ngo nimuve mu bitotsi. Ubu ni ubuhanuzi, wenda ubwumvishije wavuga ngo si ubwa mbere mbyumvishije, ngo ibyo bahora babivuga. Ndetse hari na komenti nahoze mbona mwagiye mwandika, cyane cyane zijyanye n'ibiganiro dukora, cyane cyane bivuga ku kwihana ibyaha, ariko ugasanga umuntu arimo arakubwira ngo ariko ngo mwabuze ibindi bintu muvuga, ngo Imana ngo ibereyeho kudutera ubwoba. Ntabwo Imana ibereyeho kudutera ubwoba, kuko Imana ntabwo ari ikihebe. Imana ni inyembabazi, Imana ni inyembabazi, Imana igira ubuntu, Imana igira imbabazi, Imana ni urukundo, Imana iratabara. Ariko impamvu ibyo ngibyo bigira ni uko icyicaye ku ntebe y'imbabazi, icyicaye ku ntebe y'imbabazi. Ushize twasomye ijambo riri muri Zaburi ya 50 ku murongo wa 16, ravuga ngo ariko umunyabyaha Imana iramubaza iti wiruhiriza iki? Wiruhiriza iki gushyira amagambo yanjye mu kanwa kawe? Kubonye umujura wishimira kubana nawe, kubonye umunyamagambo wishimira kubana nawe, kubonye igisambo wishimira kubana nacyo, ariko ibyo urabikora nka kwihorera, ukibwira ko mpanywe nawe. Nzabishyira ku mugaragaro byose uko bikurikirana. Rero tugeze mu gihe umwuka w'Imana atazagumya kuruhanya n'abantu. Umwuka w'Imana ntabwo azagumya kuruhanya n'abantu. Umwuka w'Imana ntazagumya kuruhanya n'abitwa ko ari abakozi b'Imana. Imana yambwiye ngo turi mu gihe cy'ishungurwa. Igihe cy'ishungurwa, igihe Imana irimo iragaragaza abari abakozi n'abatari abakozi. Imana itugirire neza, Imana itugirire neza. Ari umuririmbyi nkunda uvuga ngo ubwo Nehemiya yiteguraga kubaka, yahuye n'abashakaga kumuca intege, ariko Nehemiya akomeza abantu barubaka. Ubwo Nehemiya yiteguraga kubaka, yahuye n'abashakaga kumuca intege, ariko Nehemiya akomeza abantu barubaka. Bubaka biteguye no kurwana kandi baratsinda. Yewe Sanibalati we. Imana y'amahoro itugirire neza. Nehemiya rero, Nehemiya uyu Bibiliya yitubwira ni umugabo wagize ishyaka ry'umurimo w'Imana. Ni umugabo wagize ishyaka ryo kuvuga Imana neza, agira ishyaka ryo gukorera Imana mu bihe bigoye, agira ishyaka ubwo inkike z'i Yerusalemu zari zarasenyutse kandi inkike zari zarabaye amatongo rwose. Ariko Nehemiya we agira ishyaka ryo gusana izo nkike. Nehemiya agira ishyaka ryo gukora umurimo w'Imana. Kuba intwari ni iki? Kuba intwari ni ukwanga umugayo. Kuba intwari ni ugukora ibyo abandi bananiwe, ni ugukora ibyo abandi badashoboye. Imana y'amahoro itugirire neza. Kuba inkoramutima y'Imana ni iki? Ni uguziba icyuho mu gihe abandi bibereye mu bindi, wowe ugahagarara mu cyuho. Ikigaragaza ko wahagaze mu cyuho ni iki? Ni igihe uvuga ijambo ry'Imana n'umutima udatinya, n'umutima utagucira urubanza, kandi n'umutima utunganye rwose. Umuntu w'Imana nukora ibyo Imana ishaka, umuntu w'Imana nukorera Imana kandi akayikorera mu kuri no mu mwuka, akayikorera mu gihe gikwiriye no mu gihe kidakwiriye. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero Imana idukeneye ko tuyikorera mu gihe gikwiriye ndetse no mu gihe kidakwiriye. Imana y'amahoro itugirire neza. Mu gihe gikwiriye ndetse no mu gihe kidakwiriye. Imana itugirire neza. Mu gihe gikwiriye ni ryari? Ni cya gihe uzaba ufite byose umuntu akenera. Zaba ufite inzu yo kubamo, zaba ufite amafaranga, zaba ufite imyambaro, abantu bagukunda, abantu ubona ibintu ari amahoro. Icyo nicyo gihe gikwiriye. Noneho hari igihe kidakwiriye rero, aho ukorera Imana waba uraye,
aho ukorera Imana nta myambaro, aho ukorera Imana wabuze aho kwishyura inzu, aho ukorera Imana wabuze ibyo kurya, aho ukorera Imana abantu bakuvuga, aho ukorera Imana abantu bagusebya, ariko ukagumya ugakorera Imana. Aho niho Imana ivuga ngo kuko wambereye inkoramutima. Haleluya! Kuko wambereye inkoramutima. Imana itugirire neza. Wambereye inkoramutima, uba kubahwa imbere yanjye. Imana itugirire neza. Wambereye inkoramutima. Umuntu wabaye inkoramutima y'Imana, Imana ntijya imusiga. Iyo dusomye ijambo ry'Imana, Bibiliya itwereka umugabo wazamuwe arimurwa. Imana itugirire neza. Bibiliya ivuga ko yimuwe, yitwa Enoki. Enoki yari ari muri iyi si, ariko Bibiliya iratubwira ngo Enoki Imana yaramurebye ibona uburyo akiranuka, ibona uburyo atungana, ibona uburyo yubaha, irangije ngo iramwimura. Imana itugirire neza. Rero no muri ubu buzima busanzwe, iyo umuntu yubaha Imana, Imana ijya imwubahisha. Iyo umuntu yubaha Imana, Imana ijya imwimura, Imana ijya imuzamura, Imana ijya imuvana ahantu ikamutereka ahandi, kuko yubaha Imana. Imana itugirire neza. Rero Enoki ngo yagiraga umutima utamucira urubanza, yagiraga umutima wubaha Imana, kandi akagira umutima utunganira Imana, kandi akagira umutima uharanira kubana n'abantu bose amahoro. Enoki nta buryarya yagiraga, Enoki nta shyari yagiraga, Enoki nta magambo yagiraga, Enoki ntiyasebanyaga, ntabwo yavuganaga nabi bene se, Enoki ntabwo yasekaga umuntu wageze mu byago. Imana itugirire neza. Rero ikintu kigaragaza umuntu w'Imana ni umuntu uharanira kubana n'abantu bose amahoro, agaharanira kugendana n'abantu bose amahoro, ugakunda umuntu wese kandi ukamukunda utamugambiriyeho izindi nyungu. Imana itugirire neza. Ariko niba uvuga ngo urasenga ukaba udafite urukundo, ntabwo ufite Imana. Iyo ufite Imana ugira urukundo. Iyo ufite Imana ukunda bene so. Iyo ufite Imana witangira bene so. Iyo ufite Imana ufasha abababaye. Iyo ufite Imana usengera abantu abacitse intege, ukabasengera, ntubasebya ntubataranga, ariko kuko ufite Imana urabasengera. Imana itugirire neza. Imana y'amahoro itwishimire. Reka dusengane. Imana Data, ndagushima kuri Imana igira neza. Jambo ryawe ni rizima, jambo ryawe rirabohora, jambo ryawe riratabara. Mwami Imana isumba byose, nsengeye ubwoko bwawe, umuntu wese unkurikiye ugiye kumva buno buhanuzi, reka bugira aho bumuvana, bugira ahandi hantu bumutereka. Nyemerera ukuboko kwawe kwiza gukora ibikomeye. Mana nyemerera. Haleluya! Urambura ikiganza cyawe ukize urwaye, urambura ikiganza cyawe uha akazi wari wakabuze, urambura ikiganza cyawe uhembura imitima ya benshi. Ngaho rero ganza kandi utegeke. Urakoze kuri Imana yumva gusenga, urakoze kuri Imana itabara. Icyubahiro n'ikibi cyawe Yesu. Amen. Imana y'amahoro itugirire neza. Ndongeye nguhaye ikaze na karibu, nkubwira ngo amahoro y'Imana abane nawe. Nkuzaniye ubuhanuzi rero bukubwira ngo irimbishe. Imana itugirire neza. Imana yambwiye ngo nze mbwira abantu birimbishe nk'uko umugeni yirimbisha igihe agiye kujya gukoresha ubukwe. Imana itugirire neza. Imana irangije irambwira ngo irambiwe uburyarya bw'abantu bitwa yuko basenga, abantu baryarya Imana, baba mu buzima bwo kuryarya Imana. Ibyo Imana yabirambiwe. Imana irambiwe abashumba bomora uruguma baruca hejuru, ugasanga murananirwa kuvuga ukuri kw'Imana uko kwagakwiriye kuvuga, ariko mukavuga ubutumwa bwo kwishakira indamo, ubutumwa bwo kwireherezaho abantu, ubutumwa bwo kwiyorohereza. Abantu benshi bagiye bagabanya imisaraba yabo barayiconga. Hari abantu Pawulo yavuze bananiwe iby'umusaraba, bikorera igisa n'umusaraba. Abo ngabo rero bafite inkovu z'ibyaha mu mitima yabo, imitima yabo ihora ibarya. Ni abantu bafite amatwi ariko ntibumve, bashaka mu matwi yabo kumva ibibanezeza, bashaka mu maso yabo kubona ibibanezeza. Ariko ijambo rirambwira muri Yesaya, haravuga ngo nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu, ariko nimwanga mukagoma inkota y'Uwiteka izabarya, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Rero Imana yambwiye ngo nze mbwira abantu ngo Imana ifitanye urubanza n'abantu bayo. Imana ifitanye urubanza n'abantu bayo. Abantu Imana ifitanye urubanza nabo si abasinzi, abantu Imana ifitanye urubanza nabo si abajura, si abatari baza mu rusengero,
abantu Imana ifitanye urubanza nabo. Abantu Imana ifitanye urubanza nabo ni abantu bari mu rusengero, ab'Imana yahaye umurimo wayo, ab'Imana yashyizemo ibibitsanyo byayo, ab'Imana yahaye itaranto. Aba bantu bahawe itaranto bamwe barazigurisha, abandi barazitaba, abandi bazishakamo indamo, abandi bazishakamo ibyubahiro. Abantu icyubahiro cy'Imana barakijyanye bakigira icyabo. Urasanga n'umuntu Imana ikoresheje ikamugirira ubuntu, hakagira igitangaza gikoreka bikorezwe nawe, aza yikomanga ku gatuza ashaka kugaragaza uburyo arenze, ashaka kugaragaza uburyo akomeye, ashaka kugaragaza uburyo adasanzwe. Ariko ndagira ngo nkubwire, uyu munsi icyazanye Yesu yazanywe no kugira ngo zibone ubugingo kandi bwinshi. Ikigaragaza umukozi w'Imana nyakuri, Yesu baramubaje baramubaza bati ko abo bantu bazaba ari benshi mu bihe by'imperuka, ko bazaba ari benshi, abo bantu tuzababwirwa n'iki? Arangije avuga ijambo rikomeye cyane, aravuga ngo muzabamenyera ku mbuto bera. Muri iki gihe rero urasanga abantu buzura umwuka ariko imbuto zirabuze. Urasanga umuntu akubwira ko ari umunyamwuka ariko wamushaka imbuto z'umwuka wera ukazibura. Ariko nyamara ndagira ngo nkubwire ngo impano y'umwuka wera ntiyakorera muri wowe igihe udafite impano y'umwuka wera ntiyakorera muri wowe igihe udafite imbuto z'umwuka wera. Ntibyashoboka ko wagira impano y'Imana ariko ntiwere imbuto z'abanyamwuka, ibyo ntibishoboka. Rero igihe cyose ufite impano y'Imana ijyana no kwera imbuto z'abanyamwuka. Imana itugirire neza. Rero umuntu uzabona afite impano ariko ukabona ntafite imbuto z'abanyamwuka, iyo mpano ntiyaturutse ku Uwiteka. Reka nkubwire, nta mushumba uzabona usambana ngo asambane uwo muntu aba agifite impano ituruka ku Uwiteka, ntibishoboka. Umva nkubwire, umuntu ufite impano ituruka ku Uwiteka, iyi mpano ihora kuri we, igahora yibutswa gukizwa, yibutswa gukorera Imana. Ariko uyu munsi abantu benshi bafite impano ariko ugasanga impano nizo akoresha mu manyanga, nizo akoresha mu bujura, nizo akoresha mu kwesikoroka, nizo akoresha mu kubeshya, nizo akoresha mu gusambanya abagore n'abakobwa, nizo akoresha abeshya ko akora deliverance, agasambanya abamusanze muri deliverance, agasambanya abamusanze muri counseling. Ugasanga ahora muri ubuzima bwa buri munsi afite impano ariko ariba, afite impano ariko arasambana. Ndagira ngo nkubwire ngo iyo mpano ntiyaturutse ku Mana. Impano y'Imana ihesha ubugingo. Imana itugirire neza. Impano y'Imana ntirimbuza, impano y'Imana ihesha ubugingo. Rero tugwije abantu uyu munsi bahanura ibitangaza. Ibitangaza si bibi kuko Yesu wacu arabikora, ariko nyirizina mbere yuko uhanura ibitangaza banza umenye iki kintu. Menya yuko Yesu Kristo umwami w'amahoro, Yesu Kristo Imana isumba byose, Yesu Kristo umwana w'intama w'Imana, ubwe ku giti cyiwe akiranuka muri byose. Rero ntawe yahaye impano ngo amwime agakiza. Ni ukuvuga ngo mbere yuko ubona impano ukwiriye kubanza ugakizwa, ukaba icyaremwe gishya. Ijambo ryo rirambwira ngo icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye, abo bantu yabahaye ubutware n'ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Ni ukuvuga ngo aka mwanya wowe nkurikiye kora umurimo w'Imana, mbere ya byose, mbere yo kumva ko uri umukozi w'Imana, banza wumve ko uri umwana w'Imana. Imana itugirire neza. Mbere yo kumva ko uri umukozi w'Imana, banza wumve ko uri umwana w'Imana. Imana itugirire neza. Banza wumve ko uri umwana w'Imana. Rero uyu munsi abantu babwiwe ibitangaza, ariko nyamara Imana ikubwira ngo igiye kuguha visa ujye muri Amerika, yagakwiye kuba inanabona ko wasambanye. Imana ikubwira ngo igiye kukubakira inzu, yagakwiye kuba inanabona yuko wagambiriye kwiba. Imana iri mu gihugu cyo mu ijoro ikubwira ngo igiye kuguha gucuruza, yagakwiye kubona yuko wakuyemo n'inda. Imana rero iri mu gihugu cyo mu ijoro irareba yo ntiyerekwa. Ijambo ryo ryarambwiye ngo dore amaboko y'Uwiteka ntiyaheze ngo ananirwe gukora, n'ugutwe kwe ntikwapfuye ngo ananirwe kumva ibyo tumusaba. Ahubwo ibyaha by'abantu nibyo byateye Uwiteka kutwima amaso, nibyo byateye Uwiteka kuturakarira. Uyu munsi ugasanga hari abantu barimo baratera umwaka igihugu, hari abantu batera umwaka igihugu igihe bagakwiriye kuba bagihesha umugisha. Ugasanga ubutaka ntibukera umwero wabwo, kandi nyamara mu gihugu hitwa ngo hari abakozi b'Imana. Ugasanga harimo haragwa ya mvura yica abantu,
kandi mu gihugu hitwa ngo harimo abantu b'Imana. Ugasanga inka ntabwo zikikamwa amata akwiriye wera ngo mu gihugu harimo abantu b'Imana. Ariko nyirizina niba mu gihugu harimo abantu b'Imana, mu gihugu niba hakirimo abahanuzi, mu gihugu niba hakirimo abana b'Imana, bagakwiriye gusenga, imvura ikagwa ku kigero gikwiriye, Imana ikagusha imvura y'umugisha, ahubwo atari ya mvura iza ngo ihitana abantu. Ariko nyirizina kubera yuko nta basenzi bahari, kubera yuko benshi bibereye mu ndamu, Imana yambwiye ngo abantu nta igihugu nta basenzi gifite. Igihugu benshi bararangaye, bibereye mu bintu mu by'indamu zabo. Abantu barimo kwirwanaho ariko ntibarwana ku nyungu z'umurimo w'Imana. Urasanga n'ukora umurimo w'Imana akenshi arabikora kubw'inyungu ziwe. Urasanga abantu babikora kugira ngo amazina yabo azamuke, icyubahiro cyabo kizamuke, bamenyekane, bazamuke muri social media, amazina yabo avugwe cyane. Ndetse uzasanga bamwe banikakaza akavuga bati niba ibyo tugukoreye ukwiriye kubivuga ko ari twe twabigukoreye, ariko ntibashaka kugaragaza yuko icyubahiro ari icy'Imana, ntibashaka kugaragaza ko Imana ari yibikora. Imana itugirire neza. Ntibashaka kugaragaza ko Imana ari yibikora, ntibashaka kugaragaza ko Imana ari yitabara, barashaka kwivuga nk'abo ubwabo, barashaka kwiyerekana nk'abo ubwabo. Ibyo rero Imana yabirambiwe. Imana yambwiye ngo nza mbwira abantu nibave mu kwigaragaza, bave mu kwimurika, bave mu kwihimbaza, bahimbaza izina ry'Imana yabahamagaye. Umva nkubwira ukuntu ijambo rivuga, riravuga ngo Uwiteka rirahiriye, njye Uwiteka icyubahiro cyanjye ntabwo nzagihundi. Iyi Mana ni Imana ifuha, kandi icyubahiro cyayo ntabwo izagihundi. Rero uyu munsi mesa kamwe, uhitemo mba umukozi w'Imana cyangwa se uhitemo ubivemo burundu. Imana y'amahoro itugirire neza. Ujye mu bapfumu, ujye kuraguza, ujye kunywa inzoga, nuzihaga uzagaruke mu murimo w'Imana. Ariko Imana irambiwe abafite akarimi kameze nk'ak'inzoka. Hari abantu bitwa ko ari abahanuzi ariko bafite akarimi kameze nk'ak'inzoka. Ugasanga aravuga ariko akarima afite ni nk'ak'inzoka. Bene abo bantu usanga bazi kuvuga neza, bene abo bantu usanga bazi kwisobanura, bene abo bantu usanga bazi gutegura. Hari icyo bita muri iyi minsi ngo ni umuteguro. Rero uzasanga no mu bahanuzi umuteguro urimo, uzasanga mu bavuga butumwa umuteguro urimo, uzasanga mu banyamasengesho umuteguro urimo. Imana y'amahoro itugirire neza. Ariko nimutegura ibyo byose, ariko mwibuke yuko ubwo Yesu atinze urupfu rwo ntirutinze. Mubwirize abagwaneza, mubabwirize ubutumwa bwiza, mubabwire kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo ari bugufi. Imana itugirire neza. Imana itugirire neza. Hari abaririmbye abasore bo mu Badivaniste njya nkunda, Imana y'amahoro itugirire neza, baririmba indirimbo ivuga ngo ese waruzi ko Yesu agiye kuza, waruzi ko Yesu agiye kugaruka, waruzi ko Yesu agiye kuboneka. Imana itugirire neza. Imana idutabare. Ese waruzi ko Yesu agiye kuza, agiye kuza guhemba no guhana, aje guhemba bamukoreye by'ukuri, bazahabwa ubugingo buhoraho. Imana y'amahoro itugirire neza. Agiye kuza guhemba abamukoreye by'ukuri, aje guhemba abagabo bamukoreye, aje guhemba abamama bamukoreye, aje guhemba abakobwa bamukoreye, aje guhemba abasore bamukoreye, aje guhemba bamukoreye by'ukuri. Ariko nanone aje guhana inkozi z'ibibi zitwikiriye ijambo ry'Imana zigakora ibidakorwa. Aje guhemba inkozi z'ibibi zagiye mu murimo w'Imana zikawutobatoba. Imana y'amahoro itugirire neza. Ugasanga abo bantu bo ubwabo barihimbaza, ugasanga abo bantu bo ubwabo barivuga. Imana itugirire neza. Ariko Yesu akeneye yuko icyubahiro cyiwe cyongera kikagaruka. Imana itugirire neza. Ubwo yarivugiye ngo icyubahiro cyanjye sinzagihundi. Imana itugirire neza. Iyi Mana ni Imana ikiranuka muri byose. Ari ijambo yigeze ibwira Gahini, iramubwira ngo yewe Gahini, ni iki gitumye ugaragaza uburakari? Dore aba bantu akenshi iyo uvuze ku bijyanye n'ibyaha byabo, iyo uvuze ku bijyanye no kudakizwa kwabo, akenshi usanga aba bantu bararakara. Aba bantu ugasanga bakubwira ngo ese ngo nta bindi mwagakwiriye kuba muvuga. Ugasanga bo bakubwira ngo mbese Imana
ngo kuki muberaho gutera abantu ubwoba. Ntawe uguteye ubwoba nshuti yanjye, ahubwo ibyo ukora nibyo byagakwiye kugutera ubwoba. Imana itugirire neza. Ni ukuvuga ngo niba udakiranutse nicyo cyagakwiriye kuba kigutera ubwoba. Niba udakiranuka nicyo cyagakwiriye kuba kigutera ubwoba. Akenshi usanga abanyabyaha babaho ngaho bakaba mu buzima bwo kumva yatera ubwoba, agasanga aragutera ubwoba. Uravuga Yesu arakubwira ngo ariko ibyo bintu wabiretse. Oya mwidukanga, turavuga Yesu wabambwe. Umva nkubwire, Yesu uri muri twebwe ni intwari kandi arakiza. Ngiye uri aha ngaha ndakubwira gukomera kw'Imana, ndakubwira imbaraga z'Imana, ndakubwira imirimo y'Imana. Imana y'amahoro itugirire neza. Imirimo y'Imana rero irahari, iragaragara. Imirimo y'Imana iraboneka. Imana itugirire neza. Rero uyu munsi wo mwana w'umuntu, ntabwo umuntu akwiriye gutinya umwana w'umuntu. Uyu nguyu uhumeka umwuka, ejo umwuka ukamuvamo agapfa bakamuhamba, ejo bundi akagwinya akabora. Imana itugirire neza. Umwana w'umuntu ntabwo atinyitse. Tinya uwica umubiri akica n'ubugingo. Imana itugirire neza. Tinya Yesu wica umubiri. Yesu ushobora kuza ngo igihe kimwe ngo Herode we yigeze yivuga, ngo amaje kwivuga ngo abantu ngo baramureba bati noneho ubwiza si Herode noneho ahubwo ni Imana. Imana itugirire neza. Ako ka mwanya Imana igira ifuhe ngo igufatira Herode mu kubita urushyi ngo ahita apfa ko ka mwanya, ngo ahita anagwa inyo. Imana itugirire neza. Ngo ikubita Herode urushyi ngo ahita apfa, ahita anagwa inyo. Imana itugirire neza. Rero iyo ngiyo niyo ukwiriye gutinya, ukwiriye kuyitinya kandi ukayikorera uhinda umushyitsi, ukayikorera uzi ko nyuma y'ibi hari urubanza. Nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima, hari ukuzajya gucirwa urubanza. Imana itugirire neza. Rero hari abantu babaho ugasanga mu buzima bwa buri munsi uragaragara nk'umuntu uriho ariko nyirizina utariho. Iyo ugiye kureba neza usanga hari abantu bitwa ko bariho ariko batariho. Bibiliya yibavuga neza ngo bagaragara ko bariho ariko ari intumbi. Hari abantu bagenda ukabona ari imirambo yigendera. Iyo ubareba fizikali ubona ari bazima, ariko iyo urebye mu buryo bw'umwuka ubona ari intumbi. Ugasanga mu rusengero uramubona yigisha aravuga ubutumwa, ariko wajya umurebye urabona ameze neza fizikali, ariko ugiye mu buryo bw'umwuka yapfuye kera. Imana itugirire neza. Ugasanga yarapfuye, ugasanga rimwe na rimwe arimo aranukira n'ababwiriza. Reka nkubwire, umuntu wapfuye ibimenyetso bigaragaza yuko umuntu yapfuye. Burya iyo umuntu yapfuye atangira guteza umuraba abo bakorana umurimo w'Imana. Burya iyo atangiye guteza umuraba aba yanutse. Imana itugirire neza. Usanga atangiye kuzana amagambo muri korali, uwo ngo yapfuye kera, uwo ni umupfu, ni umurambo ugenda. Wimutindaho, wivuga ngo yagucumuje. None se nyine ikindi umupfu yakora ni iki? Aragucumuza nyine. Ugasanga umuntu yapfuye kera, ugasanga umuntu si muzima nubwo ahumeka ariko yapfuye kera. Imana y'amahoro itugirire neza. Ugasanga umuntu ni umupasiteri ariko ugasanga ngo yafashe umwana ku ngufu, ugasanga ngo bamufatiye mu kabari yasinze. Iteka igihe cyose umuntu ushobora gukora ikintu gitukisha izina ry'Imana, umuntu agashobora kuba yagambanira ubwami akorera, ubwami arimo, ubwami atuyemo, ubwami bwamufashije, ubwami bwamugabiye, ubwami bwamuhaye amata wakaruka amaraso. Imana itugirire neza. Rero usanga bene abo bantu bagaragaza ishusho yo kwera ariko mu mitima yabo ni amasega aryana. Ijambo ryo riravuga ngo ubu bwoko bunshimisha iminwa ariko imitima yabo imbakure. Imana itugirire neza. Hari ubwoko rero bushimisha Uwiteka umunwa ariko imitima yabo ugasanga ibakure y'Uwiteka Imana ishobora byose. Rero ndagira ngo nkubwire inshuti y'umusaraba, ndakubwira ibi bintu, gerageza ushakashake ibyo umwami ashima. Shakana Imana umwete. Imana itugirire neza. Shakana Imana iki? Umwete. Niba ukorera Imana yikorere by'ukuri. Niba ukorera Imana yikorere by'ukuri. Niba uvuga Imana yivuge by'ukuri. Niba utungana kandi uwezwa akomeze yezwe. Imana itugirire neza. Uwezwa akomeze yezwe. Imana idutabare. Hari ikintu nababwiye ngo Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru, hari abantu yarambwiye ngo hari abantu bari guteza abandi umuraba. Hari abantu bazana umuraba. Hari abantu bitwa ko bagakwiye kuba bahesha igihugu umugisha ariko ugasanga baragitera umwaku. Imana itugirire neza. Wavuga gute kuri umukozi w'Imana ariko ukabusanga uri umutinganyi ngo witwa kukorera Imana? Asanga uri mu rusengero, iyo ni intumbi.
uwo ni umurambo ugenda. Imana itugirire neza. Ugasanga umuntu aritwa ko akorera Imana, ariko ugasanga aratingana, ugasanga avuga amagambo, ugasanga arasinda, ugasanga arasambana, ugasanga ariba, ugasanga arya iby'imfubyi, ugasanga arya iby'abapfakazi, ugasanga mu buzima bwa buri munsi aburana amahugu. Imana itugirire neza. Iyo ugiye kureba no mu biganza byiwe usanga adatinya kumena amaraso. Raba usanga bari mu rusengero, ariko ugasanga imitima yabo iracyatekereza ibyo kwica, iracyatekereza ibyo kugambana. Ugasanga umuntu agambanira mwene se kugira ngo bamwice cyangwa bamufunge, ariko ukavuga ngo warakijijwe. Muvuga ko muzi Imana, ariko imirimo mukora irabihakana. Imana itugirire neza. Imirimo mukora irabihakana. Ni gute se mwaba mutarabatera mwabo? Hari abitwa ko ari abapasiteri, hari abitwa ko ari abavugabutumwa, hari abitwa ko ari abahanuzi, hari abitwa ko bakora ibitangaza, hari abitwa ko ari ba reverend na ba bishop n'abandi, ariko ukora ibyaha wese ni uwa Satani, kandi ukora ibyaha ntiyatana no gutera umwaka. Imana itugirire neza. Rero Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru, igihe kirageze ngo ize kurobanura. Imana irimo irashungura, Imana irimo irashungura. Ndagira ngo nkubwire, ibyo wakoze warabikoze, igihe kirageze ngo Imana ize kwanika. Inkota y'Uwiteka irimanukiye, inkota y'Uwiteka. Imana itugirire neza. Reka tureba n'ijambo ry'Imana. Amaraso y'umucunguzi niyo soko yoza abanduye, niyo yoza abanyabyaha bakabonera rwose. Imana itugirire neza. Imana y'amahoro idutabare. Reka turebane ijambo ry'Imana. Uhure na Yesu. Ndakwifuriza guhura na Yesu. Wamuririmbyi we, niba ukiririmba utarahura na Yesu, hura nawe. Wa munyamasengesho we, nkwifurije guhura na Yesu. Wa muhanuzi we, nkwifurije guhura na Yesu. Imana itugirire neza. Hari abantu basenga ariko batarahura na Yesu. Imana y'amahoro itugirire neza. Ugasanga urakorera Imana ariko nturahura na Yesu. Ugasanga urasenga ariko nturahura na Yesu. Imana y'amahoro itugirire neza. Ndakwifuriza guhura na Yesu. Ndakwifuriza guhura na Yesu, akakubatura, akaguha agakiza, ukaba icyaremwe gishya. Nkwifurije guhura na Yesu. Imana y'amahoro itugirire neza. Reka turebane ijambo ry'Imana, kuko Imana impa buno buhanuzi, yampaye n'amagambo. Imana y'amahoro itugirire neza. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Reka turebane ijambo ry'Imana rero. Ukunda Imana niwe umenywa nayo. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Reka turebe. Reka turebe. Imana y'amahoro itugirire neza. Turebanire ijambo ry'Imana. Imana y'amahoro itugirire neza. Reka turebane ijambo ry'Imana riri muri Yesaya, igitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Turasoma ibice byaho 34. Turasoma duhereye ku murongo waho wa 6. Haravuze ngo, inkota y'Uwiteka inyoye amaraso, ibyibuhijwe n'ibinure n'amaraso y'abana b'intama n'ihene, n'ibinure byo ku mpyiko n'amasekurume y'intama, kuko Uwiteka agiye kwitambira igitambo i Bosira, akica benshi mu gihugu cya Edomu. Imbogo zizamanukana nabo, kandi ibimasa bizamanukana n'amapfizi. Igihugu cyabo kizasinda amaraso, n'umukungugu w'iwabo uzabyibushywa n'ibinure, kuko uwo munsi ari uwo guhora k'Uwiteka, n'umwaka wo kubitura inabi bagiriye i Siyoni. Imigezi yaho izahinduka ubujeni, n'umukungugu waho uzahinduka amazuku, kandi igihugu cyaho kizahinduka ubujeni bwaka. Imana y'amahoro itugirire neza. Ndagira ngo nkubwire iki kintu. Wanze nubwo
abantu benshi badashaka kubyumva, nubwo abantu benshi badashaka guhinduka, ariko nimushakashaka iby'umwami ashima. Imana iri mu gihugu cyo mu ijoro, na n'ubu uyu munsi iracyari ku ntebe y'imbabazi. Uracyafite amahirwe yo kugarukira Imana, uracyafite amahirwe yo kugaruka. Garuka, Imana itugirire neza. Garuka uvane ibishimwa mu bigawa, garuka uhindukire. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu. Nugaruka nzakugarura, nugaruka nzakugarura. Imana itugirire neza. Nugaruka rero Imana izakugarura, nugaruka ugakiranukira Imana, Imana izakugirira ibambe. Imana y'amahoro itugirire neza. Mvukuntu ijambo ry'Imana rivuga muri Yeremiya 15 haravuga ngo nuvana ibishimwa mu bigawa uzaba nk'akanwa kanjye. Imana itugirire neza, uzaba nk'akanwa kanjye. Hariyo mpamvu uyu munsi usanga abantu basigaye basenga, ugasanga nta kintu wumvamo, nta kintu urimo utoramo. Abantu barajya mu masengesho y'iminsi 3 bakagaruka uko bayagiyemo, bakajya mu 7 bakagaruka uko bayagiyemo, bakajya muri 40 bakagaruka barabaye abapagane kurushaho. Ariko nyamara amasengesho yagakwiriye gutuma tugwiza imbaraga. Imana itugirire neza. Bundi akenshi amasengesho ntakuraho ibigeragezo, ahubwo amasengesho adufasha kugwiza imbaraga. Imana itugirire neza. Ariko wansobanurira gute uburyo abantu bajya mu masengesho y'iminsi 40 bakayavamo nta numwe wuzuye umwuka wera? Ni gute abantu basigaye baba mu materaniro guhera mu gitondo kugera nimugoroba bakarinda bataha nta muntu batijwe mu mwuka wera? Ni ukuri Imana y'amahoro idutabara, Imana y'amahoro itugirire neza. Ugasanga muri iki gihe nk'iki usanga hagwiriye abahanuzi utamenya ngo baturutse hehe. Usanga umuntu akubwira ni umuhanuzi, ariko wamubaza ngo umubyeyi wawe wo mu mwuka ni wowe, ntamukubwire pe, ntagusobanurire ngo byagenze gute. Ugasanga umuntu aravuga indimi, wamubwira uti izo ndimi zisobanuriye iki? Burya buri rurimi rwose umuntu avuga yagakwiye kuba ruvuga undi munyamwuka akarwumva, yagakwiye kuba ruvuga nawe ubwe ku giti kiwe akarwumva, ukaruhumeka, ukayumva ko ari irimo iravuga, ukayumva ko ariyo, ukayumva ko ariyo. Ariko nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu. Imana itugirire neza. Ugasanga rero abantu babaye babiti bibisi, bameze nka ngiga mbisi, nibangiga mbisi baraho ngaho. Urareba umuntu ugasanga umuntu arasenga arakubwira ngo njyewe ndi apotere, njyewe ndi profete, wamureba neza ukamuburaho n'ikimenyetso cy'umwuka wera. Ugasanga umuntu arakubwira ngo arahanura, ariko ukamurebye imbuto y'ubumana ukayimushakaho ukayibura. Ndagira ngo nkubwire, ntabwo wakuzura umwuka wera ngo buri imbuto z'umwuka wera. Niba wuzura umwuka wera ariko ukaba udafite imbuto z'umwuka wera, uwo mwuka wera si uw'Imana, uwo ni uw'abadayimoni. Imana itugiriye neza. Niba uri umuhanuzi ukaba nta mbuto z'abahanuzi z'abana b'Imana, ukaba ntazo ugira, uwo mwuka ukurimo ni uw'abadayimoni mu izina rya Yesu. Reka nkubwire, niba nta rukundo ugira witwa ngo uri umukozi w'Imana. Niba nta rukundo ugira urimo abadayimoni, urimo abazimu benshi, ahubwo urimo abadayimoni benshi. Niba ugira amagambo witwa ngo warakijijwe urimo abadayimoni. Niba usebya bene so urimo abadayimoni. Ibyo urabikora Imana ikakwihorera, ariko igiye kwimanukira. Rero yarambwiye ngo nze mbwira abantu bitegura inkota yayo. Iramanutse, nkota y'Uwiteka iramanutse, kandi imanuwe nta kindi kiyimanuye. Imanuwe no guhora inzigo, imanuwe no kunywa amaraso y'inkota. Uwiteka Nyiringabo aje guhora maraso yabera, aje guhorera maraso y'abana b'Imana, abo warenganyije, abo wahemukiye, abo wagiriye nabi. Uwiteka aje kubahorera abana b'Imana maraso yabo, maraso yabera, abo wagiriye nabi, inda wakuyemo, abana wishe, abo waroze kandi witwa ngo urasenga, sibyo? Ingo z'abandi wasenye, ibyo byose Uwiteka aje kubihorera. Ibyo byose Uwiteka warabikoze ugira ngo waramuhejeje, ariko aje kubishyira ku mugaragaro. Imana irangije irambwira ngo hari abantu bamaze igihe batwikiriye, ariko Imana ije kubatwikurura. Muzabirebesha amaso yanyu, ibingibi muzabibona. Wowe unkurikiye wumva ibyo mvuga, ibingibi uzabibona. Reka nkubwire, ubaye mu rusengero ariko urubayemo buhumyi, ubaye mu murimo w'Imana ariko urimo nk'impumyi, umeze nk'intama igiye kubagwa. Imana itugirire neza. Ntabwo uzi igipfa n'igikira, ntushaka guhinduka, ntushaka kuba icyaremwe gishya. Urarara usinze mu gitondo ukazindukira mu rusengero, wakwirinze bikumarira inkweto.
Imana y'amahoro itugirire neza. Mesa kamwe uhitemo uba umupagani cyangwa ukizwe. Urarara usambana mu gitondo ukajya ku ruhimbo ukaririmba. Hari ibintu bitavangwa. Uyu murimo ntabwo wawuvanga n'ubusambanyi ngo bikunde. Uyu murimo ntabwo wawuvanga no kunywa icupa ngo bikunde. Ntabwo byavamo. Hitamo mesa kamwe, uhitemo werezwa uyu murimo, uhitemo gukorera Imana, uhitemo kubana n'Imana, uhitemo kugendana n'Imana. Uratanga amafaranga yo kugambanira abandi ariko ugashaka ngo Imana ikugirire neza, ntayo uzabona. Imana y'amahoro itugirire neza. Wicara mu nama z'abagambanyi, utegura inama zo kugirira nabi abandi, utegura amagambo yawe, ururimi rwawe n'inkota ityaye wicisha abantu. Ntabyo Imana y'amahoro izaguhana. Ntabwo uzarokoka. Inkota y'Uwiteka ntabwo uzayirokoka. Iyi nkota nta muntu uzayirokoka, yitwa ko yagomeye Imana. Uwagomye wese Uwiteka aje gutwikurura, kuyeho igitwikuruzo cye. Benshi bagiye kugaragara. Murimo murabona ibintu bitangaje, ntacyo murabona. Iri ni itangiriro. Mugiye kubona ibintu byinshi, Uwiteka agiye gukuraho igitwikuruzo. Mugiye kubona ingeso z'abantu mutari muzi. Mugiye kubona abantu ba nyabo, abo bari barimo. Uyu munsi bari babashije kwihisha kuko hari igitwikuruzo cyari kikiriho, ariko Uwiteka igihe kirageze aje gukuraho igitwikuruzo, aje gukuraho ikintu cyari gitwikiriye abantu, cyari kibatwikiriye mu maso, icyatumaga ubunyamaswa bwabo butagaragara, icyatumaga ubupagani bwabo butagaragara, icyatumaga ubugome bwabo butagaragara, icyatumaga bakabyihishamo, bakihisha muri uwo mwambaro wo kuvuga Imana, bakihisha muri uwo mwambaro wo gusenga, bakihisha muri uwo mwambaro wo kuba mu rusengero. Nyamara bararirimba, baratendereza. Iyo bahogoza bazamura amajwi baririmba, baba we ubumvishe baririmba, wagira ngo kabaye, wagira ngo ni marayika wamanutse. Ariko urebye mu mutima ni amasega aryana, buzuye abadayimoni, buzuye imbaraga z'umwijima. Abo ngabo bishe benshi, barimbuye benshi, kandi bahemukiye benshi. Rero ndagira ngo mvugane nawe, we wumva ururimi mvuga, uri umunyarwanda, uri umurundi, aho uherereye hose, ubu buhanuzi burakureba. Ubu umunyarwanda, ubu umurundi, ubu buhanuzi burabareba. Mube maso, musenge, kandi musengeshe umwuka iteka. Ndetse baza Imana neza, uyibaza uti, ese Mana, amazina yanjye yanditswe mu gitabo cy'ubugingo? Ndagira ngo mvugane nawe nkurikiye. Nshaka kubona umubare munini w'abantu benshi bankurikiye. Manuka ujye muri comment wandike ngo, Mana, ngiyewe kanaka ndagusabye, izina ryanjye ryandike mu gitabo cy'ubugingo. Ingingo umwami Imana, usenge iri sengesho. Jya muri comment wandike muti, Mana, yandika izina ryanjye mu gitabo cy'ubugingo. Jyamo, ndashaka kubona umubare munini w'abantu benshi bankurikiye. Bajya muri comment bakandikamo ngo, Mana, andika amazina yanjye mu gitabo cy'ubugingo. Imana itugirire neza. Andika amazina yanjye mu gitabo cy'ubugingo. Imana ikwandike mu gitabo cy'ubugingo. Icy'ingenzi si uko uririmba neza, igifite agaciro si uko uhanura, igifite agaciro si uko utunze imodoka. Ibyo ngibyo n'abapagani barabitunze, ibyo ngibyo n'abajura barabigira. Igifite agaciro si uko wubatse etaje. Umva nkubwire, n'abuzuye abadayimoni barabikora. Umva igifite agaciro nuko amazina yawe yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Umva nkubwire, Profete, Reverend, Apostle, Bishop, nawe unkurikiye, umva nkubwire, igifite agaciro ntabwo ari uko usenga abadayimoni bakiruka, si uko wujuje abantu ibihumbi bingahe. Ibihumbi bingahe byuzuye ubajyana hehe? Ibihumbi bingahe byuzuye ubabwira iki? Ibihumbi bingahe byuzuye barimo barajya ku musaraba? Ese ibyo ubabwira ni ubutumwa bwiza, cyangwa urimo urababwira iby'amataje, iby'amamodoka kandi utazabaha? Wowe bibabwira ubambura ibyabo, wowe bibabwira kugira ngo bazane ibyabo bakuzanire, wowe ukarya ukarunda mu gifu cyawe indi ikajya imbere, ariko bo barushaho guhorota. Ubwoko bw'Imana burushaho kuhorota. Imana iherutse kunyereka iyerekwa, nzariheraho ubutaha. Mbona abapasiteri benshi, ariko noneho nkabona, nitegereje nkabona inka. Imana yanyerekaga inka, ariko nkabona ibirondwe, nkabona ibirondwe bifashe kuri za nka. Noneho ibyo birondwe nkabona biranyunyuza, birarya kugeza igihe inka yikubitiye hasi. Ndangije numva ijwi ry'Imana rimbwira ngo, n'abayikorera muri iyi minsi bameze nkabyo, baranyunyuza. Ni babandi bakama inka, ni babandi bakama intama, bakazikama kugeza ubwo haza amata, amata agashiramo, bakagumya bagakama kugeza ubwo haje amaraso, kugeza zipfuye. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero ukunda Imana niwe umenywa nayo. Imana y'amahoro itugirire neza. Wenda ibi ngibi birakomeye, ariko uyu munsi wa none simfite ubwoba,
simfite ubwoba kandi nirata ko ndi umuhanuzi w'Imana. Icyo nirata Kristo wampaye agakiza. Rero simfite ubwoba bw'icyo we wantwara, simfite ubwoba bw'ibyo wavuga, simfite ubwoba bw'uko wenda wampagurukira, ahubwo uyu munsi nizeye Kristo umwami Imana wampamagaye. Ntawe ntinya, umwami Imana wampamagaye umbeshejeho, ungirira neza akandwanirira ku manywa na nijoro, we niwe niringiye. Imana ibaha umugisha. Rero ndasoje, message nashaka gutanga niyo ngiyo. Imana ibaha umugisha. Kadusenge. Data, mu izina rya Yesu ndagushima kubw'iyi message wampaye, ndayitambukije ku bwoko bwawe. Nkundira umuntu wese uyumvishije umuha imbaraga zo guhinduka no guhindukira, kandi abaguye ubaha agakiza, abatari bakizwa nabo bahe gukizwa neza, maze izina ryawe rirusheho guhabwa icyubahiro. Urakoze Yesu Kristo, amen. Imana ibaha umugisha. Niba utari wakora subscribe kuri iyi channel yitwa Prophete Emma. Prophete Emma, iyo ni channel yivuga butumwa, channel yanjye. Nyuzaho ijambo ry'Imana. Niba utarayikoraho subscribe, koraho subscribe, wihuze n'umugambi w'Imana, wihuze n'amavuta y'umuhanuzi w'Imana, kandi nzi neza ko nta gihombo uzagira. Imana y'amahoro iguha umugisha. Rero kora share, ubutumwa bwiza ubusharinge no ku bandi nabo bubagereho. Imana iguha umugisha. Shalom.